Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe ukunda filime Urukundo rw'inzitane itambuka kuri channel yacu kandi yanyu Impanga TV. Niba uri mushya kanda subscribe, aho handitse subscribe unafungura inzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi kandi ubone notification ya filime nshya tubagejejeho. Nkuko rero mpora mbivuga, iyi ni ya channel yacu yitwa Impanga Films, tukaba tunyuzaho ubusesenguzi kuri episode twarangije. Ku munsi w'ejo twabagejejeho episode ya 57, ubu tukaba tugiye kurebera hamwe ibyaranze iyo episode ya 57. Duherukana muri episode ya 57 Gaju aza i Kigali aje kureba mucuti we Kanyana ngo amuhe akazi, ariko uburyo yari yambaye byari bisekeje rwose, ngo yambaye akaribaya. Ako karibaya kandi hano mu mujyi ntago bigakora, we yashakaga gukora yambaye akaribaya kugira ngo abakiriya bamurebe, ariko Kanyana akamubwira ati ntago bakureba cyangwa abanyakigali ntago bakureba. None se mubona Gaju ko kazashobora uyu mujyi n'ukuntu gifite ubuturage bwinshi koko? None umugabo we uri mu cyaro we bizagenda bite? Cyangwa nawe mubona azaza i Kigali akibanira na Gaju Kigali? Mutubwire muri comment kandi mwibuke gusharinga, mukore na like, biraza kudufasha cyane. Ariko saho gusa kuko twasize n'uwitwa Jonthan arimo araterana amagambo n'inshuti ye Delick ari kubwira Jonthan, akamubwira ati we Jonthan uranyitwaza ukagenda ahantu hose unyitwaza nta n'isoni ufite, kugeza naho girlfriend wawe agiye akabwira Dalilene ko ntacyo njya ngufasha. Ibyo bintu simbishaka Jonthan, simbishaka. Wowe uri umuhombyi, niba waratangiye ako business kayo k'amafuti, ako ka business k'amafuti kazahomba n'ubundi wongere usubire hasi. Ahubwo nakugira inama yuko waza nkakwihera akazi k'ubushoferi kuko uzi gutwara neza. Bakunzi bacu, mubona Delick atarimo ariyemera kuri Jonthan azakora iki cyangwa yakora iki kugira ngo akire ubushotoranyi cyangwa kwiyenza kwa Delick? Tubwire nabyo muri comment, turi biganireho turebe uko bimeze. Hari uwitwa Dalilene atangiye kujya yegerana na Jonthan. Twasize Jonthan nanone arimo arashaka uburyo yamufasha gukora imodoka, akamubwira ko araza kuza ayimuzaniye iwabo. Ese birabyo ni ibiki? Mubona Jonthan atangiye iki? Ese yabitangiye kwihorera kuri Delick? Mutubwire muri comment ikintu mubitekerezaho. Kira kintu Jonthan yatangiye cyo gushaka kwiyegereza Dalilene, kandi tuzi ko Dalilene afite umugabo we Rugero, nubwo batabanye neza ariko akagira undi muntu umukunda witwa Delick se aramutse abimenye ko Jonthan arimo aritereteshwa kuri Dalilene byagenda bite? Aho ntiyamwica noneho n'umujinya mubagira? Mutubwire muri comment. Rugero nawe twasize asigaye abeshya umugore, wamubwira ati njyewe nkunda kuba ndi mu nama nimugoroba, cyangwa akabwira umugore we ko aba ari mu nama nimugoroba, kandi turabizi neza ko nta nama aba arimo, aba yagiye ku mukobwa w'indaya witwa Tania bamutumyeho, nawe yatumweho na Delick kugira ngo aze asenye urugo rwabo. Ese mubona bira bintu Rugero yatangiye azabivamo ate? Mutubwire muri comment, mukande subscribe abashya, mufungure inzogera, duhure muri episode ya 58, ubundi tuzagaruke hangaha tubisesengura. Murakoze cyane.